ushobora kuba kwibaza uti se nibe ibibazo by'ingenzi cyane nabaza umukobwa nazigena rimwe abasha kureka kunekereza cyangwa se ajya ahora anekereza umunsi ku munsi. Hari igihe uba wifuza ko umukobwa akomeza kugutekerezaho ukumva ko uri umwihariko kuri we, ariko se wabigenza ute? Abasore benshi rero buriya bakunze gutekereza ko kuba umukobwa yakwiyumvamo cyangwa se yagomeza kugutekerezaho cyane bisaba amagambo menshi. Oya, buriya abakobwa bakunda abantu bakunda kuganira, ariko nyine nabwo bakunda abantu bagira amagambo menshi. Rero aya magambo ngiye kukubwira nabwo bisaba amagambo menshi, yewe nta nubwo bisaba impano zihenze, ahubwo ni ibibazo bike byubaka isano ikomeye mu mutima we. Ibibazo nubimubaza byanga byakunda uyu mukobwa azatangira kugenda agutekerezaho cyane, ndetse kandi azajya akomeza kwibaza impamvu ibibazo waba wabimubajije. Muri iyi nkuru rero tugiye kukwereka ibibazo bitandatu by'ubwenge ushobora kubaza umukobwa bigatuma ahora kuzirikana, kuko bimuganisha ku kugutekerezaho mu buryo budasanzwe. Aya ni amagambo make cyane ashobora guhindura uburyo yagufataga. Rwose fata agatebe wicare ubundi tuganire kuri aya magambo. Nuza kumva ari byo, icyo ngusaba uzi guca hasi muri komenti umbwire niba kino kiganiro hari ikintu kikumare cyangwa se nyine niba cyagufashije. Niba witeguye kumenya ibanga ryo kutibagirana mu bitekerezo bye, komeza wumve iki kiganiro, nguhaye ikaze. Ikibazo cya mbere yuko ukimubaza, reka mbanze nkubwire akantu gato cyane uzabanze gukora mbere yuko umubaza bino bibazo bitandatu. Banza umubwire uti nishimiye guhura nawe, ikindi kandi nshimishijwe cyane nuko wemeye ko mu mwanya byibura ngo tuganireho akanya gatoya. Rero ndifuza kukubaza ibibazo bike cyane, unyemereye nabikubaza nta kibazo, ubundi nabikwemerera uzahita uheraho umubaze ibyo bibazo byawe wateguye. Ikindi kandi nyine ikintu uzajya ukora nyuma yuko wenda amaje kugusubiza ikibazo, nawe ugiye umubwira uko ubyumva. Ibi ngibi bizagufasha nyine gukomeza kuganira nawe yisanzuye, ndetse kandi yumva yuko ari proud yawe. Ikibazo cya mbere rero ugomba kumubaza, ndetse kandi gitandukanye n'icyo abandi baba baramubajije. Mubaza uti se wifuza kuzavamo umubyeyi umeze gute? Iki ni ikibazo cyiza cyane abasore benshi badakunda kubaza. Ngira ngo mwese murabizi, iyo umusore wese agiye gutereta usanga abaza ibibazo abandi basore bagiye babaza. Wowe rero ndashaka ko ukora different, cyangwa se shyiramo itandukaniro n'abandi bantu baba barigize bahura nawe. Mubaza uti se wifuza kuzavamo umubyeyi umeze gute? Nyuma yo kubimubaza rero amaze kuguhereza igisubizo, wowe yita umubwira uko byumva. Mubwira uti wenda ngewe nifuza kuzavamo umubyeyi umeze gutya. Nyuma y'icyo kibazo yita umubaza uti se uba wumva byibura wazabyara abana bangahe? Icyo ni ikibazo kindi cyunganira icyo ngicyo ushobora kuba wamubaza, nacyo kikaba cyatuma azajya akomeza yibaza impamvu waba waramubajije icyo kibazo. Rwose ibi ni ibibazo bitandatu byiza cyane ushobora kubaza umukobwa bitandukanye n'ibyo abandi baba baramubajije. Nuza kumva ari byo uzi guca hasi muri komenti umbwire uti rwose Eva, ibi bibazo nanjye ndabyemera ndetse kandi turahuza cyane. Ikibazo cya kabiri rero ushobora kubaza umukobwa agatangira gutekereza ko byanga byakunda ushobora kuba utandukanye n'abandi basore yaba yarahuye nabo. Ni ikibazo abasore benshi badakunze kubaza, nyamara ni ikibazo cy'ingenzi cyane kukibaza umukobwa. Mubaza uti se ari uguhitamo umuhungu ufite amafaranga no guhitamo umuhungu udafite amafaranga, cyangwa se nyine umusore w'umukene, wahitamo uhe cyangwa se wabana n'uwuhe? Ahangaha ariko numara kukimubaza uhita umwunganira amaze kugusubiza igisubizo guhaye tumubwira ati nuko nguko nanjye natekerezaga yuko wenda ushobora kuba wahitamo umusore ufite amafaranga. Ariko ahangaha kuri ino ngingo icyitonderwa, hariho igihe wenda yakubwira ngo njye nahitamo umusore ufite amafaranga, nabwira ko wenda yahitamo umusore ufite amafaranga kandi wenda wowe ugaragara nk'utayafite, uzahita umubwira ati ndabikunze cyane, nanjye nuko nabitekerezaga. Kubera yuko aho ngaho iyo ukoresheje iyo systeme uba umweretse yuko byanga byakunda uzajya wumva igitekerezo cye umunsi ku munsi. Ahangaha rero bishobora kuba byatuma nyine uwo mukobwa atangira kumva yuko byanga byakunda ufite imitekerereze itandukanye n'iy'abandi basore yaba yarigeze guhura nawe. Kumubaza icyo kibazo rero amaze kuguhereza igisubizo, biba byiza cyane iyo yose umubwira nawe ibintu wagenderaho nyine ujya guhitamo umukobwa muzabana. Wenda urugero ashaka kuba ari umukobwa uteye neza cyangwa se ari umukobwa mwiza, wowe uzamubwire yuko nyine wenda nujya guhitamo umuntu muzabana utazagendera ku bwiza ndetse n'uburanga, ahubwo ushobora kumubwira ati ngiye nzagendera ku mitekerereze umukobwa azaba afite. Ariko cyane nakunze imitekerereze ufite kubera ko numvishe yuko rwose byanga byakunda twahuza. Ahangaha uwo mukobwa azatatangira kumva yuko byanga byakunda nujya guhitamo umuntu muzabana ntabwo uzagendera ku bwiza ndetse n'uburanga, ahubwo uzagendera ku mumaro cyangwa se nyine
ku ndangagaciro z'uwo muntu. Aho ngo rero uwo mukobwa atatangira kumva yuko byanga byakunda ufite imitekerereze itandukanye n'iy'abandi basore yabarigeze guhura. Ushobora kuba wakibaza uti se noneho ahangaha igihe umukobwa turi kuganira adafite imiterere myiza cyangwa se wenda uburanga butangaje, na yahe magambo meza nakoresha kugira ngo nyine atatangira kumva yuko namuhaye agaciro. Ushobora kumubwira uti buriya njyewe buriya ninjya guhitamo umuntu tuzabana ntabwo nzahitamo umuntu uteye neza cyangwa se umuntu ufite ubwiza butangaje. Ati oya, ahubwo ngiye nzahitamo umuntu ufite imitekerereze mizima ndetse kandi umuntu tuganira nkumva yuko duhuza. Ariko wenda by'umwihariko wenda mbonye nk'umuntu ufite size yawe byaba ari byiza cyane. Ahangaha nyine ukoresheje ano magambo uyu mukobwa atatangira kumva yuko byanga byakunda uri umusore nyine utandukanye n'abandi basore cyangwa se ufite imitekerereze yagutse cyane kurenza abandi basore. Rero ahangaha biba byiza cyane rwose iyo uri kugenda wunganira uyu mukobwa, bituma ahangaha nyine ikiganiro muri kugirana akomeza kugenda agikunda cyane ndetse kandi agakomeza kugenda akwiyumvamo. Si ibyo gusa kandi uyu mukobwa ukomeza kugenda umwunganira ukabona acishijemo arasetse, nyine agacishamo ukabona yuko yirekuye asetse. Ahangaha ni ikimenyetso cyiza kizakwereka yuko uyu mukobwa yishimiye kuganira nawe, ikindi kandi abazanakumbura ikiganiro mwagiranye. Reka dukomerezeho ku kintu cya gatatu cyangwa se ku kibazo cya gatatu ushobora kuba wabaza umukobwa agatangira kumva yuko byanga byakunda utandukanye n'abandi basore, ikindi kandi akajya ahora yibaza impamvu waba waramubajije ibyo bibazo. Iki kiganiro niba wagikunze cyangwa se nuza kugikunda nyamuneka ukande like, ikindi kandi uze guca hasi muri comment nyine umbwire niba hari ikintu kigufashije. Ikibazo cya gatatu rero cy'ingenzi cyane ushobora kubaza umukobwa akajya ahora yibaza impamvu waba waramubajije icyo kibazo cyangwa se akajya ahora gutekerezaho cyane. Mubaza uti se ni ikihe kintu umugabo wawe yagukorera kikakubabaza cyane? Nyamuneka niba uzi neza yuko uri umusore, ibi ni ibibazo by'ingenzi cyane usabwa kubaza umukobwa niba uzi neza yuko uri umusore w'umusirimu. Ahangaha ni ibibazo bitandukanye n'iby'abandi basore baba barigeze kumubaza. Iki kintu cyumve neza, ni ikihe kintu umugabo wawe yagukorera kikakubabaza cyane? Ndabizi cyane ahangaha byanga byakunda ashobora kubwira ati byibura wenda umugabo wanjye aciye inyuma nicyo kintu cyambabaza. Nakubwira icyo kintu ni ikimenyetso kikubwira ikintu yanga ushobora kuzamukora mu buzima ntazigera kubabarira cyangwa se kikamushengurira umutima. Iki kibazo impamvu kibaza umukobwa biba ari ukugira ngo wumve ikintu ushobora kumukorera kikamubabaza mu buzima bwe. Iki kibazo rero ni ikibazo cy'ingenzi cyane abasore benshi badakunze kubaza cyangwa se abasore benshi badakunze kwitaho. Ikibazo rero cya kane, ni ibihe bintu wagenderaho ujya guhitamo umuntu muzabana? Ni ibihe bintu wagenderaho ujya guhitamo umuntu muzabana? Kijya gusa nk'icya kabiri ariko urumva yuko nyine bitandukanye. Ese ni ibihe bintu wagenderaho wowe ujya guhitamo umuntu muzagira ibiki, umufasha wawe cyangwa se umuntu muzabana? Iki nacyo ni ikibazo abasore benshi badakunze kubaza kandi gitandukanye n'icy'abandi basore bajya babaza. Reka dukomerezeho ku kibazo cyacu cya gatanu cy'ingenzi cyane ugomba kubaza umukobwa wumva yuko byanga byakunda watangiye kumwiyumvamo ushaka kugira ngo ajye ahora gutekerezaho cyane. Mubaza uti se uba wumva uzakora ubukwe cyangwa wenda ubonye n'umusore ugukunda mukabana nyine afite ubushobozi mwabana mbere yuko mukora ubukwe? Iki ni ikibazo cyiza cyane ushobora kubaza umukobwa agahita atangira kumva yuko byanga byakunda utandukanye n'abandi basore yigeze kubona, kubera yuko byanga byakunda mu bihe turi abasore benshi ntabwo bagikunze gutekereza gushaka. Rero ahita atangira kumva yuko byanga byakunda ufite imitekerereze itandukanye n'iy'abandi basore, nyine ushaka kuzavamo umupapa, ushaka kuzavamo umugabo. Byanga byakunda ntabwo watekereza ibintu by'ubukwe cyangwa ibintu byo gushaka udafite plane zo kuzagira ibiki, zo gushaka vuba umugore. Rero uwo mukobwa atatangira kumva yuko byanga byakunda uhereza agaciro ikintu bita kubana, nyine ujya ubitekerezaho. Ibi ngibi rero ni ibintu bishobora gutuma umukobwa agufata cyangwa se atekereza yuko utandukanye n'abandi basore yaba yarigeze guhura nabo. Ibi bibazo ni ibibazo by'ingenzi cyane, nyamuneka kubabaza umukobwa atayumva yuko uri umusore uri special, uri umusore utandukanye n'abandi bantu cyangwa se uri super, uri hejuru y'abandi basore. Ikibazo cya gatandatu rero ni ingenzi cyane ucyumve ndetse kandi ugitega amatwi. Ese uba wumva wifuza kuzagira urugo rumeze gute? Ahangaha wowe uri kumva icyo ushaka, uri gushaka kumvisha uwo mukobwa yuko wowe ufite gahunda yo gushaka umugore, ufite gahunda yo gushaka umugore. Iki ni ikibazo cyiza cyane, wifuza kuzagira urugo rumeze gute? Ahangaha iyo muri kuganira bino biganiro musa nkaho ari umugore n'umugabo muri kumwe,
rero ibi ngibi bituma umukobwa akomeza kugenda akwiyumvamo cyane birenze wowe uko wabitekerezaga. ngira ngo mwese murabizi abakobwa benshi baba bifuza bati icyazama umugabo duhuza, icyazama umugabo ufite imitekerereze mizima, niyo twaba dukennye apfa kuba nkunda ndetse kandi anyiyumvamo. rero we mubaza uti urifuza kuzagira urugo rumeze gute? ahangaha iyo uwo mukobwa yakwemereye akaguha umwanya mukabiganiraho birambuye, uba umeze nk'aho wowe nawe ni umugore n'umugabo muri gufata ibyemezo cyangwa se muri gufata imyanzuro y'urugo rwanyu. rero bituma umukobwa akomeza kugenda gutekerezaho kenshi, agatangira kukwibazaho akavuga ati uriya musore ko numvisha adasanzwe, ko numvisha afite imitekerereze itandukanye n'iy'abandi bantu, waye nyine uko abyibazaho kenshi bituma agenda kwiyumvamo ndetse kandi akaba yatangira gutekereza yuko byanga byakunda ushobora kuba wamukunze. rero iki ngiki ni ikintu cyiza cyane uba ugomba kubaza umuntu. dusoza ikiganiro cyacu reka nkubaze akabazo gato cyane uri buze kunsubiza muri komenti cyangwa se nyine uzace kuri WhatsApp yanjye unsubize. ese utekereza ko abakobwa bakunda amafaranga cyangwa abakobwa bakunda umuntu ufite amafaranga?